Turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, reka twizere ko mukomeje kugubwa neza nk'uko duhora tubibifuriza. Iyi rero ni kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa igurishwa ikodeshwa, ari nako kandi tububakira amazu meza nk'iyi ngiyi, tukayabubakira vuba kandi mu buryo bwizewe bwa kinyamwuga bitabahenze kabisa. Si ibyo gusa rero, kubera yuko tubafasha kumanaginga imitungo yanyu, tukabashyiriramo abakiriya, tukanakurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano, mukayamuvugana na konte zanyu. Gusa nta mpamvu zo kuvunika ushaka amafaranga ngo ujye unirirwa wirukanka wishyuza, kandi Nzuri Business Group Limited tuhababereye. Komeza rero ukande subscribe cyangwa se sabone, tujye tubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu, kuko iwacu muri Nzuri Business Group Limited umukiriya ni umwami. Ni karibu cyane no kuri channel yacu ya Nzuri Market. Nkuko muri kubibona rero, turi kubereka inzu nziza, ni inzu nziza y'agatangaza ya kadastre turi kugurisha, kandi tukayigurisha amafaranga atari menshi, kubera yuko iyi nzu iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro, ahazwi nko mu Busanza. Ikaba ari inzu iri kuri kaburimbo, ntubona aka gataka kari imbere yayo, ariko ni inzu rwose iri kuri kaburimbo. Ni inzu ya kabiri uvuye kuri kaburimbo principal cyangwa se kaburimbo nini. Iyi nzu rero ifite ibyumba bine binini byo kuryamamo, ikagira douche na toilette eshatu, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine iyo mu nzu na stock. Iyi nzu kandi ifite annex, ifite icyumba twakwita icy'umukozi, stock yo hanze, igikoni cyo hanze, douche na toilette byo hanze, ikigega cy'amazi. Ikagira kandi akarusho ka bariko cyangwa se rooftop nziza cyane yo hejuru y'ibaraza rya salon na chambre principale yo kwicaraho, aho bawitegeye umujyi wa Kigali. Iyi nzu rero ikaba ifite parking na jardin bihagije, akaba ari inzu nziza kabisa, yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije ibikoresho bigezweho bikomeye kandi biramba, ifite finishing nziza cyane nk'uko muri kuyibona. Mbese ni inzu y'agatangaza. Iyi nzu rero ushaka kuyigura, ushaka kuyituramo, ni byiza cyane kuko iri ahantu heza hatuje, nubwo ari hafi y'umuhanda munini, kandi ikaba iri hafi y'ibikorwa remezo byose, ni ukuvuga amashuri, amavuriro, amasoko, imihanda, ibintu byose irabyegereye. By'akarusho kandi iri hafi y'ikibuga cy'indege, aho uba ukireba hafi yawe. Ni inzu rero wagura ugaturamo, ni muri quartier nziza yo kurereramo. Uretse n'ibyo kandi ni n'inzu wagura ikaba iya business nshaka kuvuga, ni ukuvuga ngo ni inzu wagura ukayikodesha amafaranga atari makeya, atari munsi y'ibihumbi 800, hagati ya 800 na miliyoni, nta bikoresho birimo, kandi ukaba washobora no kuyikodesha mu madolari, hagati y'igihumbi cy'amadolari n'igihumbi 500 mu gihe waba washyizemo ibikoresho. Iyi nzu rero turayigurisha amafaranga atari menshi rwose, ni miliyoni 160 zonyine z'amafaranga y'u Rwanda. Miliyoni 160. Iyi nzu urabasha kuyegukana kandi ziganirwaho, ni miliyoni 160 ziri negotiable. Iyi nzu wayegukana ikaba iyawe. Ni karibu cyane rero, komeza ukande subscribe cyangwa se sabone, tujye tubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu, iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze. Mushobora no kudukurikira rwose uduhamagaye kuri 0788488697 cyangwa se 0781213013. Waduhamagara kuri izo nimero mu gihe waba wakunze iyi nzu, wakunze n'izindi ubona tugenda dushyiraho, cyangwa wakunze zimwe muri serivisi zacu, ushaka se ko tukubakira, ushaka se ko tukumanagingira inyubako zawe, ushaka ko tukurangira ikibanza, yewe unashaka ko tukugurishiriza, waduhamagara rwose tukagufasha. Ushobora no kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu: Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, TikTok, hose twitwa Nzuri Market. Ni karibu cyane rero, kanda subscribe, ukore sabone, ukore share, ukore kukazogera, tujye tubana umunsi ku wundi, ntucikanwe n'ibyiza byose tugenda tukugezaho muri real estate. Turi abambere, tubahaye ikaze.